mbo afatwa n'igicuri yikubita muri brodire. Ikarita y'umuntu ufite ubumuga. Iyi karita turi kubasomera ni karita yerekana ikibazo Gogo yabanaga nacyo. Ibi ntago byaba ari igitambo. Yakomeje kunugwanugwa yuko hari impamvu runaka ngiye kugaruka nkababwira zaho wenda zarateye kuba uwitwa Gogo yakitaba Imana, ndetse ngagaruka ku mpamvu ziri kuvugwa ku maroza ashobora kuba yaravugirije ubuhuha mu gihugu cya Uganda, ngagaruka ku mpamvu z'ukuntu uwitwa Gogo cyangwa se Gloriosa ngo hari abashatse ngo kuba bamugiga amafaranga mu bo bari bajyanye, bitewe n'uburyo kibamfataga cyangwa se no bitewe n'uburyo kinabonaga bambonamo, nagezaho nifuza kuba napfa kugira ngo mbaha amahoro ngo kwitangira amafaranga yo guherekeza umuntu witwa Gogo. Ariko famiye ya Gogo ngo bakaba bari baranze yuko witwa Gogo ajya mu gihugu cya Uganda. Rero aribwo babonanye imbaraga nke witwa Gogo, ariko nanone umunsi wo ku cyumweru akaba ari umunsi wa nyuma w'igitaramo cyari cyabajyanye mu gihugu cya Uganda. Yenga batanze ng'ibitambo bakabihuza n'abantu benshi bagiye bitaba Imana. Mwabantu muri Sama murabyuka yuko uwitwa Dorimbogo yitabye Imana ngira ngo mu kwezi kwa karindwe, mu gihe uwitwa Pastor Theogene Nzahuke we yitaba Imana mu kwezi ngira ngo kwa gatandatu. Ariko nanone yes, nongeye kugusuzanwa n'ikaze kwa subscribe kuri YouTube channel Ella Nation TV ntakingira Rwanda. Ni gitwana migano bitandukanye binyura kuri no muyoboro wa YouTube channel Ella Nation TV. Kana subscribe, like, share na comment, tujya tubana bya buri munsi mwabantu mwe kugira ngo tuzajya mucikwa n'amakuru agezweho cyangwa se n'ibintu birimo birakwirakwira hano kuri social media. Nongeye kugaruka kuri kamera mbabaye cyane cyangwa se mfite icyo nakita ngo nagahinda. Murabizi yuko ku munsi w'ejo nibwo byatangajwe yuko witwa Gogo cyangwa se Gloriosa aribwo yitabye Imana, ndetse yitabye Imana ari mu gihugu cy'abaturanyi mu gihugu cya Uganda, aho yaragiye mwivuga butumwa. Murabizi ko ikiganiro nagikoze ndakibaha, ariko nanone binsaba kuza gucukumbura ese uwitwa Gogo yaba yarazize iki ubundi kugira ngo yitabe Imana. Mbere gato yuko uwitwa Gogo yitabe Imana byari bimeze gute, ko turi kumva ari kuzamo n'andi makuru menshi atandukanye ngo batanze ng'ibitambo bakabihuza n'abantu benshi bagiye bitaba Imana. Mwabantu muri Sama murabyuka yuko uwitwa Dorimbogo yitabye Imana ngira ngo mu kwezi kwa karindwe, mu gihe uwitwa Pastor Theogene Nzahuke we yitaba Imana mu kwezi ngira ngo kwa gatandatu. Ariko nanone ubwo ni witwa Dorimbogo witabye Imana 2020 ngira ngo nakane. Urumva bose ikintu nabonye abantu benshi bakunje kugenda bahuza, bakunze kugenda bahuza ikintu kigaragara nkaho bose bitaba Imana bari muri Sama. Ikindi kintu uwitwa Pastor Theogene murabizi yuko yitabye Imana ari mu gihugu nawe cya Uganda. Ibyo bintu ngira ngo murabizi avuye nawe mu butumwa mwivuga butumwa mu gihugu cya Uganda. Ikindi kintu abantu bakunze gukomeza nabonye abantu bakomeje kugikomeza bahuza, baribaza bati ese abantu nk'aba ngaba harimo nk'uwitwa Gogo hakazamo uwitwa Dorimbogo bose bamaze kuba nago uko yitabye Imana ku munsi w'ejo, ndetse na Dorimbogo akaba yitabye Imana, ubundi gikundiro cyangwa se abafana bari bafite bari abafana babakurikira kubwiye impamvu cyangwa se babakundiye iki. Icyo ni ikintu cya mbere. Iyo urebye usanga abantu benshi barakunze kwikoma umuntu witwa Dorimbogo, wenda tumugusubiraho gatoya, bavuga bati dusigaye duha support y'abantu ba Joyeze na ba Dorimbogo ngo nabahanze, kandi ibyo baririmba ugasanga nyine si ibintu koko abantu benshi bumva cyangwa se batega amatwi. Ariko wareba ugasanga niba abantu bafite igikundiro kurenza undi muhanze wenda wari uriho muri icyo gihugu cyo mu Rwanda, ugasanga abantu barimo barareba Dorimbogo kurenza uko bajya kureba uwitwa Bruce Melody. Icyo kintu gihuze n'ijambo uwitwa Kenese Jobundi yavuze mu kiganiro kumwe na Mutabaruka, avuga yuko kugeza kano kanya abantu basigaye baha umwanya wabo kujya kumva ibiganiro ngo by'ubucucu, ibiganiro bidafashije abantu ngo batagikeneye kumva nyine ibintu by'ubwenge. We yasaga nkavuga ati ibintu tugikora cyangwa se ibintu tuvuga ntabwo tugifite abantu baza kubyumva. Nyamara ari ibintu biri ku ruhande, nubwo nashatse kumentioninga nanjye na mentioninze kano kanya, na nyamara ku ruhande ugasanga hari abantu birirwa bavuga ibintu by'ubucucu, ibintu biri aho ngaho, ugasanga abantu nibo bateze amatwi. Witwa Gogo ariwo twinjiraho yakomeje kunugwanugwa yuko hari impamvu runaka ngiye kugaruka
ko nkababwira zaba wenda zarateye kuba uwitwa Gogo yakitaba Imana, ndetse ngagaruka ku mpamvu ziri kuvugwa ku maroza ashobora kuba yaravugirije ubuhuha mu gihugu cya Uganda, ngagaruka ku mpamvu z'ukuntu uwitwa Gogo cyangwa se Gloriosa ngo hari abashatse ngo kuba bamugiga amafaranga mu bo bari bajyanye, ndetse ngaruke ngo kuntu bamwe mu bajyanye n'uwitwa Gogo mu gihugu cya Uganda batangiye gukerea ama WhatsApp, amagroupe ya WhatsApp umwe ku wundi yo kugira ngo bafashe baherekeze uwitwa Gogo. Ukibaza uti nibyo ko buri muntu wese uri kuri social media wenda ubasha kuba yavuga ijwi rye rikagera kure, yuko akerea groupe ya WhatsApp akabwira diaspora ngo mushyira amafaranga duherekeze umuntu. Ubwo bivuze ngo nanjye kingira kuba ndaha vuga ngo nashyizeho groupe ya WhatsApp yo guherekeza Gogo, kuko hari abantu benshi bakunze kugenda bakora ibyo bintu kugasanga umuntu nyine akoze nka groupe ya WhatsApp kugira ngo nyine agaragaza ngo n'urukundo agiye kubikorana cyangwa se no gutabara agiye gukora, nyamara ugasanga nimba muri za miliyoni 5 wenda kuyemo ugasanga tanzimo, ugasanga nyine we abigize nk'ubucuruzi, ugasanga nyine we abigize nk'ibintu biraza kumwinjiriza kurenza uwo yararimo agira gute yakira ubufasha cyangwa se yakira ubutabazi. Uwitwa uriya Bikemu wari wajyanye na Gogo mu gihugu cya Uganda, ndetse na manager we ku munsi w'ejo nibwo twabonye ikiganiro bakoreye kwa Yago, ndetse bagaragaza yuko uwitwa Gogo yafashwe n'indwara bitunguranye ndetse agacika n'intege, ariko mu by'ukuri ngo ubutumwa we yari yagiyemo cyangwa se igivuga butumwa akarikorana umuhate bikwiriye. Abantu benshi akakunda kuvuga bati nyamara muzabona uwitwa Gogo rimwe yigurukiye akegendera. Abantu benshi bakabiza no kuvuga ngo uwitwa Gogo yari arimo arasukura inzira ze, cyane ko mu biganiro akunze kugenda avuga, yakunze kugenda akora, yakundaga kuvuga ati nge niyo nagenda kano kandi umutima wanjye neze, cyangwa se niyo nagenda nziko najya ari heza. Abantu benshi akagura utwo tu video basa nk'abagaragaza bavuga bati uwitwa Gogo n'ubundi inzira ye yo kujya mu ijuru cyangwa se ubutumwa yaragenewe kuba yakora no ku isi asa nk'ubusoje cyangwa se asa nk'aharuye inzira neza. Twinjira mu kiganiro. Uwitwa Gogo yigeze kugirana ni simwe ko nimbari Yago ngira ngo hafi aho yigeze kugirana n'umuntu witwa Gogo Pondate mu kiganiro. Uwitwa Gogo yagarutse avuga yuko abantu babanye cyangwa se aho yarerewe mu bantu nyine babanaga akiri umwana, ngo bitewe n'uburyo yatocaringwagamo cyangwa se n'uburyo yafatwagamo n'uburyo bamwinubaga, ngo ubwe yageze aho ngaho asaba Imana kuba ngo yamuhamagara akitaba Imana kugira ngo abo bantu babana baze kuba bagira amahoro mu by'ukuri. Ngira ngo icyo kiganiro abantu benshi mwagize gute mwaracyumvishe mwaranakibonye. Ibi ngibi bivuze kugira ngo tubihuze namwe mu makuru abitwa ba Bikemu na manager wa Gogo batangarije kwa Yago. Uwitwa Gogo ngakimara kugaragara intege nya cyangwa se kimara kuba yagaragara intege zo kurwara, ngo ba Bikemu bahamagaye famille ya Gogo, ariko famille ya Gogo ngo bakaba bari baranze yuko uwitwa Gogo ajya mu gihugu cya Uganda, ndetse ngo bakaba bari barananze yuko uwitwa Gogo yinjira muri bino bintu bya social media ngo bya music, wenda nubwo ari urwego runaka byari bimaze kugira gute kuba byamugeza naho twasaba kuvuga wenda kuba muzitiraga. Ngo bakimara kumubonaho ubwo burwayi ba Bikemu bahamagaye ngo bamwe mu bagize famille y'umuntu witwa Gogo bamubwira yuko ngo Gogo ageze gute arwaye. Famille ngo ntabwo byigeze bitungura cyane, gusa barabwiye ati ibyo bintu kuna kundi kumufata bikaza ngo bikahita birangira. Ukibaza uti umuntu wagiye kuri kamera n'akanwa katura kwati nge mu bantu nakuriyemo cyangwa se mu bantu bandeze, bitewe n'uburyo kibamfataga cyangwa se no bitewe n'uburyo kinabonaga bambonamo, nageze aho nifuza kuba napfa kugira ngo mbaha amahoro cyangwa se kuba nakitaba Imana kugira ngo mu by'ukuri mbaha amahoro. Sinumva ku umuntu nk'aba hafi ya Gogo kuntu nyine agira ikibazo kugira ngo ukore ubutabazi bw'ibanze ukajya guhamagara abo bantu uza adatinya kuvuga yuko bashobora kuba ari bamwe mu bamuhemukiye mu gihe yari akiri muto. Ikindi kintu abantu bakomeje kugenda bibazaho, nk'uwitwa Bikemu we biri kuvuga ko ashobora kuba yasafungura groupe ya WhatsApp ngo abantu bari kwitangiraho aba diaspora kugira ngo nyine bashobore kuba baherekeza mu cyubahiro uwitwa Gogo. Ariko ukibaza uti cyane yuko numvisha na manager avuga ku kintu kijyanye n'ubushobozi cyo kuba uwitwa Gogo yazanwa mu gihugu cyo mu Rwanda gishobora kuba ari gike cyangwa se famille yanze kubafasha,
uwitwa Gogo mujya muri Uganda tugaruka ku kantu wenda nakunze kumva kuri social media bavuga bati nyamara harimo abashaka kwirira amafaranga manager wa Dori wa Gogo amafaranga yashaka uwitwa BKM ngo ashaka kuyabatwara ngo nundi mu DJ bayivuzemo mu gihugu cya Uganda nawe nari kwibuka fresh ukibaza uti ubundi Gogo ko yaragiye mu gihugu cya Uganda mwivuga butumwa ariko impamvu umuntu agira manager no kugira ngo nyine amanaginge byabe nari maragero cyangwa se za nyungu income zirimo ziraza nimba uwitwa Gogo yarafite management kandi Gogo gatumirwa nk'umutumirwa ugiye mu gihugu cya Uganda ukora ivuga butumwa kuririmba gutarama kandi abantu bamaze gusobanukirwa yuko kugira ngo ave mu gihugu cyo mu Rwanda agiye mu gihugu cya Uganda atabagiye guseka gusa no gukorera Imana ariko nanone biza n'inyungu zimubeshaho zinamutunga mu buzima bwa buri munsi ukibaza uti amafaranga mwari mugiye gukora mu gihugu cya Uganda yari amafaranga make ya twari 10,000 twari 5,000 ku buryo byibura byabanane no kwideplasa muva mu gihugu cya Uganda mukazana uwitwa Gogo mu gihugu cyabo bya cyangwa se uwitwa Gogo mu gihugu cyo mu Rwanda icyo ni ikintu abantu bagize gute bakomeje kugenda bibazaho cyangwa birimo birahura n'ubundi n'ibyo abantu barimo bagenda bavuga bati hari abashatse kuba bamugira amafaranga hari abashatse kuba wenda bamutsikamira ngo numvisha avuga ngo amafaranga y'umuntu witwa Gogo baragiye arebwa n'uriya mugabo ngo ni manager we cyangwa se ngo n'uriya BKM bakunda kugendera mu bitaramo bitandukanye ariko nashaka kujya gute kuba naza ngo ninjiremo kano kanya neza ngo birambure nubwo hari bamwe bo bakomeje kugenda bavuga bati ibi bintu ubundi ni kibazo nanjye ubwanye ndi kwibaza cyangwa se namwe ushobora kwibaza ibi bintu nago byabihuye no kuba ari igitambo kuko abantu benshi nago bumva nyine ikintu kijyanye ngo n'igitambo ngo muri music mu nzira y'ubustari cyangwa se yo kugera kure abantu benshi ibyo bintu ngo nago babyemera cyangwa se nubwo babyizera abantu benshi rakunze kugenda mbona babyibazaho ariko akaba ari comment nge ndimo ndakotinga bibaza bati ibi nago byaba ari igitambo uwitwa Arisudi we nabonye yakoze inkuru ariko agaragaza yuko uwitwa Gogo cyangwa se Gloriosa yararwaye indwara y'igicuri ndetse ngo indwara y'igicuri akaba ariyo yaje kuba yavamo kuba yakitaba Imana cyangwa se yabura ubuzima abantu benshi baribaza bati igicuri ni indwara ishobora kuba yakaka umuntu ubuzima byihuse kuko hari abo tuzi wenda twishobora kuba twarahuye nabo barwaye igicuri kuko nanjye ubwanjye ndibuka ari umwana twigeze kwigana arwara igicuri ndetse aza no kubura ubuzima kubera iyo ndwara y'igicuri ariko ukuntu byagenze nago cyari cya gicuri yari arwaye ngo akirware kimufate bamujyane mu burira ruhuke ngaze kwisanga yitabye Imana hoya twe tuvuye ku ishuri afatwa n'igicuri yikubita muri brodire murabizi ku muhanda nyine muri kaburimbo twe tuvuye ku ishuri ageze muri kaburimbo afatwa n'igicuri yikubita muri brodire urumva afashwe n'igicuri iyaza kugira umuntu umuramira wenda agashyirwa ku ruhande agahabwa amazi akamuhungiza bwa buvuzi nyine bw'ibanze dusanzwe tubona abantu bakorera abandi wenda bahuye n'ibyo bibazo bishoboka ko yari kuba kiri muzima sibye kuba harajemo kuba yarafashwe n'igicuri akikubita muri brodire urabyumva ni waba uri muzima nta gicuri urwaye cyangwa se wanasinze cyangwa se uri gana sitara kwikubita muri brodire byanga bikunda ari ibyo bitabirangira ukitaba Imana cyangwa se ubuzima ukabusezera ako kanya bikunzwe kuvuga ko indwara y'igicuri ishobora kukwica cyangwa se ushobora kuyiburiraho ubuzima bitewe nuko ishobora kugufata uri ahantu habi either igicuri kigufashe kano kanya uguye nawe wenda bikubise nk'umutwe kwibuye birumvikana ni ibyago bije kubindi wenda bihoranye na ya ndwara cyangwa se igicuri kigufashe uri nko muri kaburimbo yikubise hasi imodoka ikunyuze hejuru ariko abantu barimo baribaza bati uwitwa Gogo bivuga ko yafashwe n'igicuri ndetse ngo ku munsi wo ku cyumweru akaba yari afite intege nkeya ikindi kintu ku munsi wo ku cyumweru mu kiganiro uwitwa BKM na manager wa Gogo ikiganiro bakore kwa Yago bagaragaje yuko ku munsi wo ku cyumweru aribwo witwa Gogo ari umunsi we wa nyuma bari gusoza igitaramo bari baragiyemo kuko ngira ngo cyari igitaramo cy'iminsi itandukanye ariko umunsi wo ku cyumweru bwari bwo bwa nyuma bagiye gusoza ibyo bitaramo bari baragiye gukorera ngo mu gihugu cya Uganda nk'abantu mwe bivuze ngo uwitwa Gogo yitabye Imana ari uko akazi yaragiye gukora muri Uganda gasoje ntago yitabye Imana wenda hari akazi kandi ayitegereje muri Uganda nubwo wenda ariho bivugwa yuko yitabye Imana ari hari ariko mu kiganiro witwa BKM wa Yezu ndetse na manager we
bakoze bagaragaje ko ku munsi wo ku cyumweru aribwo babonanye imbaraga nke witwa Gogo, ariko nanone umunsi wo ku cyumweru akaba ari wo munsi wa nyuma w'igitaramo cyari cyabajyanye mu gihugu cya Uganda. Nibyo koko haracyarimo wenda amayobera niko nabyita, bamwe bavuga na amayobera matagatifu, abandi bati cyari cyo gihe wenda Imana ibe yaguhamagara, abandi baturuhukira mu mahoro, abandi bagasigara bibaza utuntu twinshi, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko benshi nabonye bakomeje kwibaza bati umuntu ko igicuri cyamufashe kuki mwihutiye kumujyana nyine ngo mu buriri muri hoteli mwararagamo ngari umujyamisha, kandi muri Uganda ashobora kuba ari amavuriro cyangwa se uzi wenda n'ubuvuzi bw'ibanze ushobora kuba wakorera umuntu cyangwa se waha umuntu. Ngeraga ari guca urubanza, ni amakomenti nagiye nsoma hirya no hino, niyo njegera gute mwotingaho kugira ngo dukomeze tugire gute twiganirire. Ibyo sinabitindaho cyane, Imana yamwakira mu bayo, cyane yuko wenda nimba hari n'izindi operation ndagenda nzizana gake gake nzibabwira. Ariko ikindi kintu ibyo ndi kumva nimba ari byo tubirwanye nk'abanyarwanda, tubirwanye rwose, tubihagarike. Sinumva kuntu umuntu yaba yitabye Imana buri muntu wese wamugana ngo n'uwo bahuye rimwe mu buzima akamusuhuza ati Gogo ndakwemera, ugatambuka nawe agatambuka. Sinumva buryo kinga abantu barimo bariharaza gufungura ikintu kijyanye na groupe ya WhatsApp ngo kwitangiraho amafaranga yo guherekeza umuntu witwa Gogo. Ugasanga nyine ufite nk'ifoto mwifotoje rimwe wenda muhuye, Gogo ndagufana uranshimisha, uyifashije kugira ngo ujye gucreate groupe ya WhatsApp uvuga ngo tugiye na amafaranga yo guherekeza umuntu witwa Gogo. Ko urishwaka ayo mafaranga uwo muntu muri kujya hazayatanga? Ese ko urishuwa yuko iyo groupe wayikoze icyo ishakira ari ugufasha Gogo? Ese ntabwo byaganirwaho byibura ngo umuntu umwe uri wifungura mwese muziranyeho byibura aho yitangirwa? Tuvuge ngo bikeme wenda bari kumwe, wenda weshaho no kwifunga bati twari turi kumwe kandi turacyari mu gihugu cya Uganda, nanjye sinatanga nze mu Rwanda nsize umuvandimwe wanjye hano witabye Imana, ntabwo byashoboka. Urumva nyine we afite ishingiro. Nubwo ari amakuru arimo avuga yuko witwa Bikeme nawe muri no minsi ngaruko arimo arashakisha amafaranga ku buryo nyine ubona yuko butegwa cyangwa se ku buryo bukabije buri hejuru. Nk'abantu mwe turwanye ubwo bujura, turwanye ubwo bugegera bushobora kuza gukorwa n'abantu runaka biyitiriye umuntu witwa Gogo cyangwa se Gloriosa. Naga ari ibintu byiza kuba umuntu yakitaba Imana kugira ngo mumuherekeze mu cyubahiro, ahubwo mutangire kumugira business cyangwa se mutangire kumurema mu dushinga twato na hato uvuga ngo ngiye twarawe cyangwa se turaziranye ngo nakira ka groupe ka WhatsApp ngo mugende ngo munyuza amafaranga. Nabo byaba ari ibintu byiza. Mukane subscribe kuri no YouTube channel Ella Nation TV na King Ella Rwanda, tujye tubana bya buri munsi. Bless. Yes, muntu wese utuye muri Kigali nkuzaniye amakuru meza atari ivumbi kandi yagufasha. Birashoboka yuko ukenera kuba wajya guhaha cyangwa se kurangura ibintu bijyanye n'ibiribwa ariko ukabura umwanya, cyane cyane ku bantu wenda bagera akazi kabazitira, batahabwije, bajya mu kazi bazindutse, ukabura umwanya wo guhaha. Nkuzaniye amakuru meza azagufasha. Hamagara zino nimero 0791066673. Bamwita Hosiana, akura mu isoko rya Kimironko. Kandi ku muntu uri muri Kigali bakora ikizwi nka delivery. Urenza amafaranga makeya, na amafaranga inote y'igihumbi cyangwa se icyatanu, ugahaha ukamubwira ikintu cyose ushaka, haba umuceri, haba mu mboga, ibitunguru, haba kawunga, haba dodo, haba karoti, haba amashu, haba inyama, haba ibijumba, haba ibirayi. Uramuhamagara kuri ziriya nimero nakubwenda za kugusubiriramo, akagukorera delivery akabikuzanira iwawe mu rugo. Bamwita Hosiana, akorera mu isoko rya Kimironko. Mw'abantu mwe kandi gashigare kano kanya turi kuri code, umuhamagara ukavuga ngo ni King Ella nabonye akora publicité yawe, agukorera free delivery. Muhamagara kuri zino nimero za telefone 0793106673.